ubwo Nyamba ahita yunama ntangira kumucumita muturutse inyuma. Nyamba atega amabuno neza ikidudu kiza inyuma, ubundi ndamucumita maze nawe si ukunyongera koko, amabuno arayanyonga, dinki yanjye arayimira neza neza. Dore uko nasweye Nyambo. Ubwo bigeze nimugoroba mba nikatira mu mujyi. Ubwo hari mugenzi wanjye wari wantumiye mu nama y'ubukwe, nari nabyibagiwe. Nuko numva telefone irasonye, ndebye nsanga niwe, nditaba. Ati Gakesi, ko nakubuze mu nama urihe koko? Nanjye nti ndaje ndi hafi kuhagera. Ubwo mpita nyarukirayo, ngeze mu nama nsanga bose bahageze ni njye waburaga. Ubwo turicara bampereza icupa rimwe, numva ntaho nshize, bampa irya kabiri, ndihangana kubera isoni ntangira kurinywa gake gake. Batangira gupanga ubukwe, nuko buzagenda. Maze baba barambajije bati Gakesi, wowe uratwerera ngahe? Nanjye ntibitewe n'ukuntu ari inshuti yanjye, ndamuha ibihumbi 500. Bose bakoma mu mashyi baturi umuntu w'umugabo kabisa, ahubwo ntibakuzanira ikesi uyinywe kuko urayikwiriye pe. Nuko banzanira ikesi bayinshyira mu maguru, ubundi noneho ni ubanza icyaka kirashira kabisa. Ubwo ntangira kuzinywa, ako kanya numva telefone yanjye irasonye, ndebye nsanga ni madamu wanjye Nyambo umpamagaye video call. Ndetaba, arambwira ati ndagukumbuye sheri, dore n'ikidudu nacyo kiragukumbuye kabisa, kiri guta inkonda kubera kugukumbura shu, ahubwo banguka. Ako kanya mpita mfatiraho ninyabya mu ndege i Kanombe, nti ni mu ngezi wanjye. Indege murabizi ntabwo itinda, mpita mpagera. Ngeze mu rugo nsanga madamu wanjye ku buriri yantegereje, mpita nkuramo buhoro buhoro nirasa ku buriri, ni sheri hari ubwo ntinze se? Nyamba aho kugira ngo ansubize ahita nsimbukira atangira kunsomagura. Mbona ntabwo bisanzwe kabisa, nanjye mfatiraho ndamusoma, ntimunyobewe. Utwenda two kurarana mpita numukuramo nturambika hirya, ubundi ndamusoma umubiri wose. Nyamba ati shu, uzi ukuntu nari ngukumbuye, ndumva ubushagarira umubiri wose, ndumva nshaka kukumira bunguri, uyu munsi nshaka kukumenera amazi, ubundi ndi tayari no kugutwitira inda sheri. Ubwo bitewe n'uburyo yari ari kunyataka cyane, bitewe n'ubushake budasanzwe yari afite, ntiyigeze ampa n'akanya na gato ngo ngire icyo muvuga, icyo musubiza. Nyambo ntangira kumwonka ikidudu, ari nako urugongo yatukurije. Mu kidudu huzuyemo ururenda, amazi ari kuyisohora gake gake. Nyambo yasaze ari kurerembura, arimo ansaba ati rwose mbabarira uyime, nagushegeye kuva kare, urimo kunyereza, urimo kukindisha, urimo kuntera ubusambo, mbabarira uyime pe. Nanjye mbona ko yanshatse kuva kare, ahubwo iyo ntinda nari ndasanga yishwe n'umushukwe pe. Mpita nkurayo dinki yanjye, namwe murabizi ko ari ni cyane. Ubundi Nyambo akiyibona aramwenyura n'ubwuzu bwinshi ati yo urakaza neza rwoga amabondo wanjye. Nyamba ati sheri yinsesekemo yose nyumve, mbanze nyumve uko yakabaye, ndumva nari nyikumbuye cyane. Nanjye nyimusesekamo yose, ubundi ntangira kuyimusoka byahatari. Ndayimusoka mpita nyikuramo ngo munyase, ngo ntangire munyase. Nyamba aranga ati banza uncumite maze nyinyongere we nyumve mu nguni zose z'ikidudu. Nanjye ndayimusoka byatari, niva inyuma nkajya nshyiramo imbaraga, nkamucumita nkagira ngo imugeze mu mutwe. Ubwo Nyamba ahita yunama ntangira kumucumita muturutse inyuma.
Nyamba atega amabuno neza ikidudu kiza inyuma, ubundi ndamucumita maze nawe si ukunyongera koko, amabuno arayanyonga, dinki yanjye arayimira neza neza. Nyamba akomeza kunyongera n'agasakuza ati ndumva biryoshye weshu. Nyamba avuza induru araniha byatari nanjye ariko nongeza imbaraga ndamucumita koko, ndamucumita karahava Nyamba arasara. Ako kanya ndi kumucumita numva ubushyuhe buriyongereye cyane, utuntu tunyirukanse mu mubiri wose, ntangira kumera nk'ufashwe n'amashanyarazi, ndatitira ngiye kumva numva zirasohotse ziruka, ariko nafashwe n'ibinya neza neza. Nyambo nawe ati have sheri ntumbwire ko ugiye kurangiza we, ibi ntiwabinkora pe, ntabwo wabinkora, ndacyagushaka ngo unyaze amazi yose nshiremo umariva we. Nyamba ahita nsimbukira dinki yanjye atangira kuyonka cyane kugira ngo itagwa, aranyonka nanjye ariko murongora mu kanwa, maze nayo ibikunda kubi ihita ihaguruka ako kanya, ihagurukana imbaraga noneho ziruta iza mbere. Nyamba abonye umujinya dinki yanjye ibyukanye ati noneho iransatura tu, ati iragisatura kabisa. Ubwo Nyamba aratega neza akaguru hirya kandi hino, nanjye nca bugufi pfukama imbere yacyo ntangira kukinyaza. Nyambo ndamunyaza amazi ngo shwa. Nyamba turuta ati di burawuni uruta na rock ikimomo, kuko bo nabo kukindisha gusa, nanjye nkongeza imbaraga nkamunyaza nkakubita rugongo nkagira ngo irahungutse neza neza. Nyambo nawe akabira nkagira ngo arapfuye kubera uburyohe bwa dinki yanjye. Ubwo ngiye kubona mbona Nyambo arinanuye byadanje, avugije induru nk'uwo bateye icyuma mu rubavu, maze atangira kumera nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi, afunga ibipfunsi, nanjye ariko munyaza ndamunyaza. Ngiye kubona mbona ibizi birisutse ngira ngo ni Nyabarongo isandaye, maze mbona ahise agwa ariruhutsa byatari. Ati urakoze sheri, ni iki nkukundira ni ukungereza ku byishimo byanjye bya nyuma pe kabisa. Ubwo numva inshi mu matwi ngo bya mba ndakangutse, ntibigenze bite? Kumbe ndi mu kabari, ndi mu nama y'ubukwe bwa mushuti wanjye, ku meza huzuye amayoga. Mushuti wanjye ati none se Gakesi we, kuva ryari warabaye umusazi bigeze aha koko? Usigaye umena inzoga ukazirigata koko? Warangiza ugakuraho n'igitsina cyawe nacyo ukakimenaho inzoga ngo uri kunyaza Nyambo koko? Mpita mbona ko nasebye byatari, maze iminsi ndwaye, ahubwo mumbabarire reka njye kureba muganga wanjye wo mu mutwe. Isomo wakura muri iyi nkuru: iyo utarongora umugore wawe neza ngo umushimishe, nawe ntabwo ashobora kugukumbura ku buryo ashobora kuguhamagara atitaye aho waba uri hose. Umugore urongora akanyurwa ahorana akanyamuneza neza mu buzima bwe bwose, ahora agufata nk'umutware w'ubuzima bwe igihe cyose. Umugore urongora ntanyurwe uba umeze nk'umuntu umuzanira akajagari mu gitsina cye, agahora yumva yaguca inyuma ndetse yatanga n'ibyo utunze byose, ariko akabona umuryohereza byibuze ijoro rimwe. Urukundo ni ukureba umuntu ukamukunda bitewe n'ibyo ukunda kuri we. Ibyishimo ni ibyo uwo muntu agukorera bikagushimisha. Urukundo duteranyijeho ibyishimo nibyo dukeneye mu buzima. Kandira subscribe na share please, utibagirwa like.